yarazi neza ko Arsenal muri journée 20 imaje gukina ari ya mbere mu mikino igera wa 10 iri mu rugo, yarabizi neza ko itaratsindwa match nimwe. Yakoze ikosa ryo kunganya na City ryonyine, Emirates n'indi kipe yigize ijyayo ngo kwakura byibura 2. Icyo kintu yaje agishyize mu mutwe, nta kindi yari gukora. Rero kuri approach ye yagombaga kumetiriza ko Arsenal irahererekanya umupira ize kumurusha ihereye ku basore bayo bo hagati babishoboye. Cyo ni kimwe, yagombaga kubanza kumenya ikigomba kwica uwo mupira kugira ngo batawukina. Hari ibyo ndi bugaruka agomba gusacrifice nyine ari bubure kugira ngo abashe kwica iyo mediane Arsenal nize kumumenasa. Icya kabiri yarabizi neza ko ku mipira ya kudopia leta y'imiterekano Arsenal nayo ni ubusiyo ishobora kugutsindisha. Agomba nayo kuza kuyikupa mu buryo bumwe cyangwa se yavuze rwose mbere y'umukino muri press conference. Exactly. Ibyo byose rero yagiye abizi, bikongera iyo mikino razi neza na kibuga agiyeho n'umufana wa Arsenal kuva 2023 mu rugo icyamaje gusobanura agenda yabishyize mu mutwe, abishyira no mu bakinnyi. Ikindi maje kubona umwe mu batoza Arteta nawe nkuko Pep bigaragara ko gutsinda Arteta nawe atakibishobora, uyu nawe Arteta ashobora kuba atazamushobora. Yego ashobora kuba atazamushobora kumutsinda insana. Ernest, Arteta ngira ngo twabigemo n'imaka ku munsi w'ejo ahangaha twibaza ngo gutakaza match kwa City na Aston Villa bakanganya bombi mukino wabandirije w'ejo, bombi batakaje amanota 2. Bamwe bati ni pressure kuri Arteta kugira ngo approving abantu yuko ayo mahirwe atayatera inyoni, atayatera mu kirere. Abandi bati reka ahubwo gutakaza kwa City byagabanyije uburemere bw'imukino. Arsenal rwose iraza ifite motivation idasanzwe cyane kuko City atakaje ayo manota cyangwa se Aston Villa atakaza. Mu magambo make ukurikije uko Arteta yinjiye mu mukino n'abahungu be, igitekerezo cyari kihe? Igitekerezo cyari gutsinda icyo rwose cyo rucabana, kubera ko iyo urebye half time mu buryo yagenze Arsenal yagerageje kudomina create uburyo bwinshi bw'ibitego nubwo bitagiyemo, ariko equipe Arsenal mu by'ukuri wenda gato nkubwire statistique z'igice cya mbere, Arsenal yagerageje kwitwara neza, yashakaga amanota mu gice cya mbere nubwo bitaje kuba bigira gute bikunda, kubera ko half time igice cya mbere Arsenal yari ifite possession ya 59. Yego yateye amashoti 6 agana mu izamu, ikina passe 113 zageze ku bantu muri final third. Yego urumva ko icyo gihe ikipe iba yagerageje gukina igakora ibishoboka nubwo resultat zitakunda, ariko cyane cya mbere Arsenal yitwaye neza. Yashakaga gushaka insinzi hakiri kare ngo ikureho igitutu cy'igice cya kabiri. Gusa ikintu gihari ntekereza ko Liverpool nubwo uyu mwaka w'imikino yitwaye mu buryo abantu batayitekerezaga, ariko ni Liverpool ikomeye ifite abakinnyi bakomeye. Liverpool ntekereza ko ku bantu bari barebye ahubwo buriya Liverpool ntabwo iheruka gutsindwa, ariko urebye uburyo yitwaye kuva ino shampiyona yatangira ni expectation abantu bari bafite n'ibyo yari yongeyemo. Yego ubona ko bitandukanye, ariko ni ya Liverpool still abantu barebye interview Dominic Szoboszlai yakoze, umusore uvuga cyane, yaravuze ati ntago twiteguye kuza kuba twatakaza no match. Yari yatangaje mbere usibye ko yari yavuze ibintu byinshi, ariko byagaragazaga ko Liverpool iri buze kuza yakaniye ino match mu buryo buremereye cyane. Sino bireba Arsenal ni mu makipe agoranye gukina ku mugabane w'Uburayi kubera ko ifite ibintu byinshi. Kimwe mu bintu bya mbere ifite ubundi umupira w'amaguru ukinwa kugira ngo ikipe kurushe, nuko rimwe na rimwe hari igihe yirukanka kukurusha, ifite pace iri hejuru kurusha yawe. Ariko niba abakinnyi b'ikipe Arsenal ni abakinnyi biteguye kwirukanka uhereye imbere kuri ba Trossard, ba Bukayo Saka, Victor Gyokeres, ugashyiraho pressing ya Martin Odegaard, Mediane wa Declan Rice, urabizi n'abakinnyi bose biteguye kwirukanka. Ikindi ushaka kuvuga ngo physicality, Arsenal nayo iri hejuru ku kintu cya physique. So Liverpool ibyo bintu kuko yari bizi
yaje yabyiteguye ko nureba Liverpool uburyo yakinaga ni ikipe yari ifite intensite yo ku rwego rwo hejuru wabonaga ko bafite morale bashaka gukina batashaka gutakaza bihutaga cyane iyo pressing bakayikora ndetse no mu buryo no kwambura umupira mu buryo mu maduel wabonaga ko bari hejuru so navuga ko Arsenal yagerageje ibishoboka ariko none bihura n'ikipe ya Liverpool nayo itashakaga gutakaza kubera ko nk'ubu aka kanya Arne Slot ni umutoza uheruka gutwara Premier League ariko nureba performance afite n'uburyo ari kwitwara biri gukemangwa ko cyangwa se bitekerezwa ko umwaka utaha Liverpool ashobora no kutazayitoza bijyanye n'uburyo ashobora kurangiza season ntekereza ko rero yatsindwa n'ikipe Arsenal cyari kuba ari igitutu cyiyongereye ku gisanzwe gihari akaba ari nayo mpamvu no match bayikaniye cyane bayishyize mbere hanyuma rero twinjiye mu kibuga turebe se ku mpande z'amasasa no habuze kugira ngo haboneke ikipe itsinda umukino cyangwa se kuba ari bitezwe cyane bo nari naho tunahera hari bo Arsenal yari yakeye n'umukino cyane kandi ibizi neza ko gutsinda iyi match biraza kubatereka ahantu heza cyane amanota 8 ya difference kuba bakurikiye bose aribo ba kabiri n'aba gatatu God Karame mu magambo make sinifuza ko nge dutinda mu bintu cyane turabitwara na byombi Arteta wakiriye match ari ku kibuga cya Emirates imvune ze yari afite ngira ngo yazimaze iminsi nka zone nk'ebyiri adafite karafire ku match ya Bournemouth ntabwo yikinnye yego abandi ntabwo tubabara bakaye Havertz na Muska amaze nawe iminsi baragiye bimaze kumenyerwa kandi rega none areba abakinnyi basanzwe babanza bari bahari hafi ya bose urebye karafire ni wabura abandi bose bari Liverpool yo yari afite ibibazo byo kutagira utazamuye mwizi w'umwaka w'imikino ari we Kitike na Mohamed Salah mu gikombe cya Afrika Alexander Isaac yaravunitse buriya nubwo yaje kuri bande touche ariko ntabwo hari imeze neza bitwa Curtis Jones kandi amaze iminsi n'abanza no mu kibuga ariko na mbere y'umukino agiye kutwaranga ndavuga ni nge mbonye hano bavuga yuko atazongora kuri no match nge mbona ko kumuzana no byari nka risk bangu ntawamenya wenda naza nko kumurizwa nkamaze kumuca mu kibuga ariko n'ubyara kwanje nawe adakoresha adakinya umukino wo ku munsi w'ejo Arteta wakiriye match yavuze iki kugira ngo isinzi itahe natatata abantu baze kunyumva neza nabonye bamwe bamutera amabuye gusa kuri Arteta kuri côté mental nawe hari ahantu ubona ko hari akantu kakibura kagashegeshwa gato icya mbere urabizi kuri mu rugo icya kabiri urabizi neza ko abantu muhanganye babiri bakinye imbere yawe nta mahirwe baranatakaza kuko ibi byose tuvuga ngo wagiyemo 6 ibaze iyo ziba zatsinze hasigaye 3 byari kuba ari risk mbi so urabizi neza ko bakiniye ugomba gukoresha effort yawe mu buryo bwose bushoboka nk'umutoza najyaga mbwira abantu nkababwira ngo Arsenal harantu bigera muri seze ebyiri zishize ku murizo wa sezo abakinnyi ukabona ko batanze ibyo bafite byose hakabura umutoza ukabona ko Pep abakinnyi nabo batanze byose barivariza mu bintu byose na Arsenal bahanganye cyangwa ya Liverpool hakaburamo ukuboko k'umutoza akaza agahita atwara igikombe ku kinyuranye kino tarimo yabatse match 8 mwazikubise ariko match ya 9 biragaragara ko ukuboko k'umutoza abakinnyi niko konyine akoresha ukavuga ngo ahangaha ni Pep aho rero Arteta ntago hana arahagera twese tubyemera gutese ntago arahagera kuko ndaza kuguha impamvu yego kuko ngewe abafana ba Arsenal bafite umuco reka ngite ngo mubi ariko nanjye nabanjije kubanenga nabanenze niba byumva uko byene mbere y'umuziki so kugira kubera umuziki ibyo n'abafana bose si kumva ko ngo wanganyije na Liverpool ngo nta gikombe byacitse ibyo si byo navuga umuco utari mwiza wese nahise wawuvuze ariko nkubwiza ukuri bibaho njye nabivuga niyo najyaga nanaburana namwe kuri bayenzo n'abandi aratangiye ubwo yego n'abamurimo sibyo ako diseze yawe ko match ayitsindwa sibyo ikipe ikaba yatakaza ariko atari mu byo kwanga umutoza niwe nimero ya mbere mu kuba yagizeho kugira ngo match itakare kuzabaho cyane biba hari izo match ziba zari imisizo kandi ari nyinshi buriya biba bifite bisibura 0 n'ibice 5 kwijana yanjye siko mbyemera yego kuko tactique itsinda umukino si byose ikintu badavuga ni cyo utonde gatoya none se kankubaza ngiye nababaje nkanga ari nka match ya Aston Villa na Manchester United ejo ndi yabaye sibyo ibatsinda ibitego 2 kuri sibyo ubona ko mu kibuga Manchester yakinye pe abakinnyi bahari bose umutoza abakoresheje sibyo
ndabaza nimbwira ikinamo ari muyimye yari kwiyacyatumye atakaza match ya Aston Villa murakibura ntabwo twakibona kandi wakibuze wowe cyarabuze kimbi Ernest ntabwo ari ngakimpereza njye kimbi suni ni Aston Villa icyo yabuze yego yabuze concentration icyo yimye concentration come on ariko niba bakubwira nibi concentration ugomba kumenya ikintu kimwe concentration gute hariya urebye n'igitego cya kabiri Manchester United yatsinzwe hariya ni ikibazo cya watsinzwe nande bugaruka kuri impamvu zijya bintu sibyo byabaye ko mu gihe gwa mbere na mbere abakurusha byose siko kuri yego effectif arakurenze current form arakurenze sibyo ibisubizo wabonera mu mukino bitewe n'abakinnyi ufite arakurenze uwo muntu yo kuba yagutsinda rimwe na rimwe rigena wowe utagutuka mu Villa ko yatsinze Arsenal sibyo nta mpamvu yari ihari ariko nagira ngo utaze kuyobya abantu Frank uze kubijyanira Arsenal aka kanya bitureba kuri Liverpool Arsenal mu mwanya mwiza wo kuba yatsinda Liverpool inayihannye nabi cyane inayihannye ibinyi simbi yakanye Fra icyo kintu ndabizi niba aricyo ushaka no kumbaza reka ngo bwiri kuri kintu yego njye ntangara cyane ku rupapuro wahaganda amahirwe arebye ukurikije n'urucaba ni ya mbere exactly rero icyo kintu cyonyine kuba uvuga ngo uyu muntu ni uwa mbere agiye gukina n'ikipe mu mikino 10 ihuzagurika nayo itazi ngo mpagaze he siko bimeze mu gihe mu mikino 10 ikosa wakora watakaje mu match imwe icyo nacyo ni ikibazo uvuga ngo ese ubundi kubera iki uyu mutoza we rokote mentale ye bigaragara ko hari akantu yabuze kakunyu gatoya ashyira muri aba bakina gade mwunganira abundi aba expert bavuga ko icyo iyo karitabura ari yitwa high energized and motivator cyane uza ejo ndi nigeze gutanga urugero mu kiganiro twakoze hano Pep Guardiola Manchester City yari gukina ni Wolves noneho niko Oriel uri kumva ayo mupira Phil Foden nako Foden yahaye umupira niko Oriel atsinda igitego Pep Guardiola yahamagaye Phil Foden aramuhamagara ngo Phil arangije ahita amukubita bizo mu kirere ubwiza icyo kintu umutoza wakoze icyo kintu ariko nuko atabyemera uracyumva icyo kintu Pep aragifite sibyo ariko attention n'atakaje imikino 3 mu yego arayitahuse yajya mubwira ariko na rimwe ariko hari ikintu baba wirengagiye ibyo bibaho hari ukuntu bibaho siko umutoza wenda atabifite ariko aho byari bikeneye kurusha ahandi ntabwo yabikoresha reka njye siko byemeye ahubwo byabaho yuko match umupira reka ntitwavuze ngo atsinde match zose ntabwo yasikaza kuzina zose ariko Fra uzikina match ndabyemera cyane byari kumuha motivation yindi iri extra navuze ngo yindi yatsinda gatwara amanota 3 bacyandikeho ngeze nabwiye no Tony na Evo ndabwira ni no mu buzima busanzwe tsi umupira w'amaguru ikintu kigoye kurenza ibindi byose sibyo ni ugukora ikintu usanga ukora kurenza wa muntu usanga ugikora we niyo yaba aragoye kajana ko ukabira mworohera turi kujyana yego sibyo nabahaye urugero rwa match imwe ebyeshatu enye iyi sezo Liverpool ajya gukina Madrid Inter de Milan imaze hafi imikino itona insinzi sibyo idahabwa amahirwe ariko tubona ko bitwa kuri imikino iyi mikino mikuru aya makipe manini n'abakinnyi banini bazi uko bakina se ubwa mbere abayikinnyi basanzwe bayikina cyane gice mvuga ni kimwe umukino wagira uburemere bwawo sibyo ukagira n'amakosa yego yabayemo simbihakanye sibyo ariko impamvu nyamvuga ku mutoza rimwe na rimwe rijya abantu batajya ba friendly ku batoza rimwe na rimwe ni byiza batonde uyu munsi wa none nkiyaza gutsinda iyi match ya Liverpool bijya kintu uvuze ngabura wari kuza ukavuga ngo ukino ngaragifite ngo kirahari reka nsoza gatoya wari kuvuga ngaragifite sibyo ejo mu gitondo hatsingwa na Man City ngo nawe buza kuva kera ngo iki ntacyagira njyewe kantu niko nyine njye mbonanye mu bafana njye rimwe na rimwe njye ntemeranye nako dore impamvu ibintu bibaye ntabwo bibaye rimwe ntabwo bibaye kabiri Arsenal itakaje imyaka 2 igikombe kugusa cyangwa ikintu nicyo cyabura urabona kuri za match zikomeye agomba gutsinda uko byagenda hari ahantu City niyo mpamvu natanye mbisasira nubwo mwatumye mu mukino ninjiramo neza hari ahantu City byagiraga ukabona ko na Arsenal cyangwa na Liverpool zirimo gupezanya zirapezanya n'inota rimwe nge munsubize urumva match yari yose yaba ari Liverpool bahanganye Pep akayikubitira akayikura ku gikombe akagitwara yemwe reka mbabaza akayikubitira ari match ya Liverpool ku mugoroba
na match yabonetse kimwe Aston Villa, match mu buryo bwo gutegura umukino sibyo yari igoye ku mutoza Arteta niyi, ahubwo se Arteta yego Arteta yafashijwe n'imvune bro Aston Villa mu gice cya kabiri nta mukaseri n'umwe yari ifite. umva Ernest njye ntabwo nabyina oya banze nyumve afite mu byagenze gute 0-0 Onana yavuye mu gice cya kangahe ugiye kuma kuvunika Aston Villa yasigaye nta mukaseri nta defense asigaranye mu kibuga biba ngombwa azana John McGinn kubukinisha mu kibuga hagati. Reka nkubaze imvune yose umukino ubanza bakinye Aston Villa atsinze Arsenal afite defense yayo nawe ntabwo yari nyine imvune ni part of football ntabwo zari impamvu yego ariko umutoza ntabwo umutoza avuze ati njye navunikishije byagenze gutya impamvu uze gutyo njye mba nkwereka impamvu njye mvuga gutyo namenye namwe kuri nteruro ya mbere mwakoresheje sibyo yaragiye gukina n'umuntu sibyo mu myaka 3 ishize turi kujyana uwamutsinze ahandi n'izo match abafana basine bazibuka zagize ijambo ku gikombe batakaje utekereza ko iyi match nta jambo iri uretse gatasoze mfite ongeye kugera mfite kugera sibyo ari wemerewe Unai Unai uyu mwaka bana niwe aramutsinda ibitego kuri kimwe yego turi kujyana yaramufite returu na minsi igeze mu 10 nyuzemo amutsinze kandi Man City iyo match yagiye kuba ari iya mbere agomba gutsinda iyo match agahita asubirana umwanya wa mbere turi kujyana ari Aston Villa ya kabiri Aston Villa iri mu mugongo wiwe iyi season amwitsindiye turi kujyana abantu bibaza ngo se iyo Aston Villa myaka 3 ishize sibyo itsinda Arsenal n'uyu mwaka yakongera ikagira iryo jambo ku gikombe cy'uno mwaka w'imikino yarabateye ibitego 4 ku gitego kimwe match arayirangiza byagenze gutonde akose mu byagenze gute umukino ubanza ntabwo mbwe ngo Arsenal ko nagore ifite imvune ugasanga yego nyine yari zifite yego nyine itone insozi this time yarabonye chance sibyo yo gukina mu 8 ariko mu 8 imbere ya Liverpool defending champion sibyo Liverpool yaramutsinze isezo igitego kimwe kuza cya Szoboszlai sibyo nubango mayani magambo uratse na Arteta Liverpool nkayo ubwayo twifata ngo twice amazi ifite ubushobozi bwo gutsinda umubare wese uranga muri league kuko ni ikipe nk'umu ikipe ikomeye iki nicyo ngende gusobanura mareka gufata iyi match cyane gato nsoze abantu bifata iyi match ngo bateganyiriza agati Arteta ngo mujye ngo umuntu usanzwe ngo rimwe na rimwe ngo ntago ngo mentally ngo match zimwe zimwe ngo tagiye ngo maximize y'insinzi kandi mfite urugero rw'imwe byeshatu rw'ibyakoze kandi zazikomeye none se yego ni ikipe ikomeye ariko se noneho uzatwara igikombe bigenze gute utatsinze iyo kipe ikomeye iki uzatwara igikombe gute iyo match ikomeye utayitsinze ariko aka kanya bijyanye n'uburyo Arsenal tuyizi ntabwo yamutsinze turabyemeranya ko Arsenal aka kanya isa nkaho pressure yagumyeho kuruta uko yari gutsinda ino match nta pressure ariho byo gutwara igikombe yaranifite na mbere yatsinda mu nabirenze ariko aka kanya ikintu ngira ngo twemeranye ni kimwe uko bihagaze gutya ari amanota 8 siko ari 6 siko byari kumera iyo aba ari amanota 8 yego ntacyo Arteta kugira ngo utware igikombe ugomba kubyemera ugomba gutsinda abo muhanganye kandi Liverpool iri nubwo uyu mwaka tone amayiseze yatsinze United yo umva uko bisekeye iyo Liverpool urebye kuri muri match zikomeye na City mu makipe akomeye nose mani barahanganye indese nyine ndavuga mu makipe akomeye ahantu bibera mu nakaga ako sinimo ndamuveba kuri no match wiga neza noneho yashoboraga izikomeye Chelsea baranganyije munganyije na City yasizwe na Liverpool muranganyije mvuga ngo muri match yenye ntarakora match y'amanota 3 muri izo kipe mu makipe akomeye oya Arteta amaze ko umutoza ubigitangaza yatsinda match ikomeye akana wo muswa yatakaje match ntabwo namuswa none se Frank tabivanga hano kanteza abantu hano ngewe ikintu tugomba kwemera ntabwo namwise umuswa Arteta ni umuhanga ibyo yakoze warunjanye mu kibuga ujya ku ndivi ya Franka turamwemera cyane n'umukazango turane ugomba kwemera ko aho yakagombye gutsinda kandi yakagombye ko babikora byamunaniye kandi yahabwaga amahirwe byamunaniye iki none se yayitsinze aka kanya umenya ko n'uwo bahanganye ufite ibibazo by'imvune agiye kugenda yongeramo Manchester amanota 6 na amanota make cyane ntacyo twaye reka dukomeze mu kibuga nta kibazo Vodo wiriwe neza Frank ndamenye data namoro
mbona ari amahoro ariko se wambwiye ngo meze gutya se ni sawa cyane ariko wari ugiye kunkura agashya rwose kari kabaye yabuze gato niko mu mapiki njyewe nagusaba kujya mu kibuga nakubaje ngo Arteta Arsenal na Arteta wiwe zibyo yazize iki kugira ngo atatabure yo ku munsi wewe njyewe icyambere nakubwiye ngo icyambere yari match ikomeye kuri Arsenal byayisabaga igitutu kirenze icyo yari isanzwe ifite abakeba babiri banganyije batakaje ugiye gukina nyuma yabo bivuge ngo byanze bikunze abantu barimo ko expectinga ko atatugomba kuyabona ugakonfirima ku mwanya wa mbere sibyo ugashyiramo n'ikinyuranye cy'umunani umwanya wa mbere kwagaraho none uvuga ngo match imwe ebyiri uzitsinzwe ntiwawuvaho icyo nacyo ni igitutu kigaragara kandi umuntu witwa Arteta biragaragara ko icyo gitutu ntago agikunda ntazi no kugikiniraho icyo ni yego Arteta nagakunda igitutu nsubijandi tuvuye hoya buretse nagakunda igitutu aho reka mbibatangariza ntabwo ndi bubemerere giye ntago ariko nazira nabyiteguye ko ngewe ntabwo ndi wirwane kandi hari ikintu mvuze yakoze kibi mu kibuga ariko ubwo birumvikana ko ari wowe uri kurwana oya si kurwana ngewe mfite fact nk'ibihumbi nka 7 iyo ntambara bayita tabara uheri byo kubabwira rwose ndeka nikomereze yego iminota 15 Liverpool nkuko nabikubwiye yaje ibizi neza ko Arsenal ikintu cya mbere ishaka kukwicisha ikwempoza umukino wayo imikino yayo so uyu mutoza w'Umurandi yababwiye ati murayibanza muyireke ikine ahubwo mwebwe mubanze mufunge muboroke turebe ko byiburiye iminota 15 imikino Arsenal itagira ikidutwara good and well iyo ni approach ya mbere umutoza wa Liverpool yayigezeho Arteta mu by'ukuri 15 yatatse biragaragara arafungura arakina umupira ugenda iminota 15 igice cya mbere ndavuga ubwo muri bya bice bitatu bigira igice cya mbere iminota 15 ya kabiri yabibonye Soroti ko bakina tukaba defanda tumaje kubikora so noneho namwe mwongereho akakantu mufungure dukine mushaka ukuntu mwambura baro natwe tuyikine turebe ko byakunda tutari bucungire kuri counter attack iminota kuva ku minota 16 yabikoze turabibona twese itangira gufungurira rekura ndumva habayemo na action ni ipoto ni yibiki simbyibuka yego so ubona ko noneho Liverpool ifunguye mwakina Arsenal bisa noneho nkaho yishimiye kuko yashakaga ngo Liverpool ive muri game yateguye ijye muri Arsenal rero gukina bapezanye ku mukino basa nk'abashyize Arteta igorora ku munota ugera kwa 28 Arteta yatangiye gukora iki kubibona ko Liverpool yafunguye asubira muri ya jene noneho yongeramo n'imbaraga nyinshi ariko Liverpool yongeramo ikintu kimwe mu kudefanda yongeyemo ikindi kintu dukore pressing mu gihe tudafite baro tubambure baro mbere kandi mu buryo bitworoheye arayifata ari mu mujye muri babiri vuba tumwambure baro mwabonye ko Arsenal byatangiye kwanga baro yose Liverpool bayibona gititwara uyibona gititwara Arsenal irabibona ko Liverpool uwo muvuno nawe yawuzanye iravuga iti natwe twongeremo ikintu cyitwa pesi mu gihe tudafite umupira du pressing noneho dukoresha n'umukinnyi wa Odegaard tumwe imipira myinshi abashe gukoresha impande zombi Arsenal igice cya mbere cyarangiye nakubeshye ubona ko guhera nko ku minota 28 Arteta ibyo yarakoze byari byo Odegaard arimo arashonye ikibuga kizenguruka yindura imipira iburyo n'ibumoso mwabonye Bukayo arimo aranywesha amazi umwana witwa Kirkez ebana amucisha ariko igice cya kabiri bagiye kuruhuka bagiye kuruhuka umutoza wa Liverpool arabibona ko gukina kwa Arsenal rutazamu nta kintu babwiye n'imipira ye ntabwo irimo irageramo ari myinshi yongera ikintu cyitwa pressing mu gice cya kabiri yongera no kuvuga ngo none uburyo duhagaraye neza tudafite umupira kugira ngo tubambure umupira birenze uko twawubamburaga ikindi cya kabiri mwituma mediane Arsenal ikina baro zirenze ebyiri ibyo yabigeze umuce mu ijoro gato ukomeje no ku kintu cyiza uravuga ngo kumwataka bigaragara ko ameze nk'ibuye mu kibuga hari ishusho nuko wenda sinzi ndaza kuyimwohereza ayishyiramo abantu bayirebe ahantu Martin Zubimendi afashe umupira mu kibuga hagati Victor Gyökeres afite space nini ku buryo yamucomekera umupira yari guhita abona izamu agatsina igitego umupira ujyana mu mpande ikintu cy'umwataka nawo uri mu kibuga ariko badakoresha ugikomozeho ubwo nari ngiye gusoza cyane iyi Liverpool imaze kubona ibyo bintu
yakoze iki rero uyu mutoza wa Arsenal yatangiye kuvuga ngo umukino biragaragara ko mu gice cya kabiri rimwe natwimpoza umukino wacu wapfuye. Liverpool kuyica nta kindi yakoresha, yavuze ngo dukupe connection igera kwa Odegaard. Baro ya mbere Odegaard mwituma yifunga, muramushyiraho imbaraga z'agatoza z'umubiri kugira ngo baro yose nanayifunga ayifunga atameze neza, mwituma imugeraho, kuko nimugeraho nibyo biri butubana ibibazo nko mu gice cya mbere, kubera ko mwabonye ko Bukayo Saka yakase imipira myinshi yacenze Krikez kandi myinshi yavaga kwa Odegaard. So icyo kintu kimajije kuba habaho noneho umutoza wa Liverpool namwemereye yavuze ngo tugiye gukina ibintu bibiri, batangiye gukora imipira kudupirate, batangiye kudukoresha amakosa kugira ngo badutere kufura n'amakoroneri, kuko babonye ko umukino twawishe. Mugiye kunkorera ibintu bibiri, barazitera yego mufunge zone, kimwe mu kintu cya mbere mukora muri koroneri, ikindi cya kabiri mukine man to man marking mu buryo bwo guteramo koroneri zabo no gutera ino mipira imiterekano hagati. Man to man marking, icya mbere umuzamu wanjye mu muhe free mu gihe bagiye gutera umupira yisanzuwe, mu buzu umuntu witwa William Saliba n'umuntu witwa uyu Muholandi urani Timba kuderanje umuzamu wanjye. Ikindi gikomeye Gabriel Magalhaes mumufate muri babiri, harajyayo umuntu ufite umubiri witwa Konate umubiri ku wundi ku ndeshyo no ku mubiri, umujane ku buryo atari bugusunike, mukora icyo kintu ku buryo imipira yose batera imiterekano iri bupfa ubusa. Icyo kintu umutoza yakibonye, amajije kukibona Arsenal igerageza koroneri zigera muri 3 n'imipira ibiri imiterekano yo hagati, bakoreye ikosa niba Rice nibukundi, amajije kubibona ko amajije kwimetiriza, aravuga ati sawa noneho iminota higeze mwebwe mu boroke mujye mufungura gakeya musubire mu bintu byanyu mu boroke mwitere counter attack n'ibishoka murayitsinda. Bivuge ngo twese tutabeshyanye Liverpool yaruzinze amanota 2 kuri njyewe. Twinjiye yaruzinze amanota 2. Evo aje umuriro wa mbere wamaze kwaka, wari watse nabo wumvaga so baza waje ndi ku